Nishimiye Imana Emmanuel kuri cano ubwiru nongeye kubasuhuza cyane. Muraho neza? Twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira umutwe w'ikiganiro uvuga ngo kuki duhora mu makuba n'ibyago bidusimburanaho. Ni ikibazo umuntu wese yibaza. Ese kuki duhura mu makuba n'ibyago bidusimburanaho? Tutangire dufatanya gusoma uyu murongo uri mu Befeso ibice 5 umurongo wa mbere. Aravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Ndasubira muri rimwe ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa. Muri ubu buzima duhura n'ibintu byinshi bitandukanye biteye ubwoba, bitera umubabaro n'agahinda. Kurwara tukababara, tukarwaza abo dukunda, ubwoba bw'urupfu no gupfusha, gutandukana n'abo dukunda, guhemukirwa n'abo twakunze, gusenyuka kw'imiryango yacu, yewe ndetse n'ibyiza twakoze hakaza ibiza bikabisenya. Ariko nubwo bimeze bityo, kubaho dufite amahoro birashoboka. Bibiliya iravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Ndagira ngo dufatanye uyu murongo kuwusesengura maze tuwuganireho. Turakuramo impamvu itera ibi byose. Turakuramo abo turi kumenya abo turi bo. Turakuramo n'icyo tugomba gukora. Harimo kwigana Imana, harimo kwigana Imana ariko tukayigana nk'abana. Harimo kwigana Imana ariko tukayigana atari nk'abana gusa, ahubwo ngo nk'abana bakundwa. Tuvuge ku kwigana Imana. Yewe nawe turabwirwa kwigana Imana. Ubundi kwigana ni ugukora ibisa n'iby'undi muntu akora. Noneho hano turabwirwa ngo twigane Imana. Ni ukuvuga ngo mu mibereho yacu twari dukwiye kwigana Imana, tugatekereza nk'Imana, tukavuga nk'Imana, tugakora nk'Imana. Ariko hakaba hasigaye ikibazo kimwe. Ikibazo cy'uko udashobora kwigana umuntu utamuzi. Ni nako bidashoboka kwigana Imana ubaye utayizi. Kuko ugomba kumenya uko Imana itekereza, ukamenya uko Imana ivuga, ukamenya uko Imana ikora kugira ngo ubashe kuyigana. Kugira ngo ibyo rero bigukundire, nuko wagira ubushake bwo kuba hafi y'Imana benyuze mu ijambo ryayo, gusenga no kubana nabo uzi bayikunda. Kwigana Imana nk'abana. Aha turimo tuributswa kandi tukamenyeshwa ko mu rugo rw'Imana tutari abantu gusa, tutari abashyitsi, tutari abagaragu, yewe tutari n'inshuti. Koko burya uko inshuti yabikunzwe kose, ariko umurage iteka n'uw'umwana. Twebwe turabana, jye nawe turabana b'Imana. Esomye muri Yohani wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 haravuga ngo bakundwa, ubu turabana b'Imana, ariko ko tuzamira ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Ndasubiramo uyu murongo mwiza ngo bakundwa, ubu turabana b'Imana, ariko uko tuzamira ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kuba abana b'Imana bikongera bikatubwira ko dufite ubushobozi dukomora ku mubyeyi wacu. Kuko burya nk'uko ihene ibyara ihene, inka ikabyara inka, imbwa ikabyara imbwa, intare ikabyara intare, uyu munsi nawe wimenye icyo uri cyo. Icyo ni ikintu kiruta ibindi byose watunga mu kubaho kwawe, kuba umwana w'Imana kandi ukaba ubizi neza. Abana bakundwa. Ese wari unezerejwe no kuba umwana w'Imana? Si ibyo gusa, ngo ahubwo uri umwana ariko kandi ukundwa. Kuba umwana ukundwa n'Imana Data birasobanura ko kukugirira ibyiza bitayigora, ntabwo biruhije, kubera ko bisunikwa n'urukundo kandi bikaba ari inshingano z'umubyeyi. Urukundo rwinshi Imana igukunda nirwo rukuyobora mu nzira yayo. Iyi rero niyo nkomoko y'ingorane zose duhura nazo.
ubusanzwe iyo ukunda umubyeyi uramwumvira kandi ukigana ingeso ze, mbese ukagera ikirenge mu cye. Ariko iyo uhisemo kwigana ingeso z'umwanzi wanyu muturanye, icyo gihe uzaba ugendera mu mico y'undi mubyeyi. Ntabwo intare ishobora kwigana ubuzima bw'ihene ngo bizahure, ahubwo uko yakomeza guhatiriza niko habaho ingorane nyinshi, ibibazo byinshi bikaba umurengera, ndetse n'urupfu rukaba rwabonekamo, kubera ko byabayeho kwigira ikitari cyo. Twese tuzi ko twaremye mu ishusho y'Imana, mbese Imana yaturemye yireberaho. Imana ishimwe cyane ku bw'iryo kuzo yaduhaye. Dore icyo uri cyo. Bibiliya iravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ndongera nsubiremo, ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ayo ni amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4:8. Imana yakuremye mu ishusho yayo, ishusho y'urukundo. Niyo mpamvu ugomba gukunda nk'uko wifuza gukundwa. Bitabaye ibyo uba wiganye ishusho y'umwanzi, kubera ko abatuye twumviye umwanzi tukamwigana, twahindutse nka ya ntare yakwigana ihene, maze habaho urujijo imbere mu miryango yacu, biba akajagari, sisiteme yose y'isi ita umurongo, maze biba akajagari. Imibabaro iradutaha, agahinda karaturenga, amarira aradusaga. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Guhera uyu munsi twigana Imana nk'abana bakundwa, dutekereze mu rukundo, tuvugane mu rukundo, dukorere mu rukundo. Ibyo nubifatira umwanzuro uzahinduka urugero, maze umuryango ukurebereho, abo mukorana bakurebereho, bigere no ku mpera y'isi. Kandi nawe wahoze ubikora ukadohoka, Yesu aravugana nawe muri aya magambo ari mu Byahishuwe ibice 2:4 n'uwa5. Haravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nukibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere. Kuko nutabikora nzaza aho uri, nkore igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ngo nuko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ngo nukibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere. Kuko nutabikora nzaza aho uri, nkore igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ndagushimye wowe twabanye muri iki kiganiro. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze ikurinde. Ndagira ngo dufatanye gusenga Imana. Data wo mu ijuru, turagushimye kuri mwiza, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko watugize abana, tugushimiye ko waturemye mu ishusho yawe. Fada, ndakwinginze kugira ngo udufashe tugende nkawe, tukwigane, tukumvire, tukubahe, kubera kuri Data. Urakoze Data, ufashe buri muntu wese wumvise aya magambo, kandi ugirire neza umutima wa buri wese. Ni mu izina rya Yesu dusabye, urakoze. Amen.